ndashima Imana ko ari Imana igikura mu rupfu. Nabonye Imana inzura, nabonye Imana imbeshaho. Ndashima Imana ko yampaye kuba muzima. Nagiye kwa abaganga bari bambwiye ngo indwara nari ndwaye ndapfa n'umwana apfe. Hanyuma ngiye kubona mbona mbayeho n'umwana baho. Ndashima Imana ko umwana wacu yujuje amezi 2 n'igice. Ndashima Imana ko uyu munsi wa none ndi mu nzu y'Imana. Nubona wicaye hano mu nzu y'Imana, najyaga nifuza kongera kubona amasura y'abantu, nkajye mvuga ngo Mana bizashoboka ko nzongera kubona abantu ntari kumwe n'abarwayi, ntari kureba abaganga bahita. Maze mu kwezi n'igice nagombaga kumaramo amezi 3, Imana irabikurura ko yabonaga ndushye. Ndashima Imana ko ikura mu rupfu. Ndashima Imana ko igigarura umuntu mu buzima. Ndashima Imana ko yandindiye umuryango. Ndashima Imana ko yandindiye umugabo, ikarinda abana. Mfite abana 4 barakurikirana. Ni mu mera Imana icyubahiro kuko yabikoze. Ndashimira Imana ko Imana yangaruriye umugore. Murebe uko ngana. Murabona ngana gute? Ngenda ndabona nkiri mutoya. Noneho narifataga nkigira umupfakazi w'umugabo ngana gutya, nkabishyiramo nkabona nkavuga ati subu nzagenda ncecetse, nzajya nsakuza nkumva nibura ishusho, kubera ko uburwayi yari afite bari babudusobanuriye neza. Navuga ati Imana ubuse kuko ni njyewe ubitera, njyewe utera inda buri munsi, nkumva ndishinje. Ariko ndashimira Imana, haleluya. Indirimbo twaririmbye ivuga ngo umugisha Imana itanga niyongeraho umubabaro. Imana yamaye abana maze igihe mbategereje, ntabwo yari kugerekaho kumbabaza rwose ngo igerekaho yuko mfakara. Numvaga atari byo. Ndashimira Imana ko Imana yangaruriye umugore. Twagiye kuba mu bitaro, bamaze kumubwira yuko azategereza amezi 3. Ngewe nahise nibaza amezi 3 aho nzaba ndi mu bitaro, nzaba ndi mu rugo, nzaba ndi ku kazi, nzaba ndi. Ariko ndashimira Imana yuko Imana yabanye nanjye. Imana yangiriye neza. Abo bana 3 uko nabasigaranye mu rugo, umwe yavutse muri 2016 ku itariki 2, undi avuka muri 2017 ku itariki 28, undi avuka muri 2000, niwe wapfuye gushyiramo intera muri 2019. Aracyari uruhinja nawe, bose ni impinja zikurikirana. Ukwezi maze no kujya mbyibagirwa. Hanyuma abo bana bose bari impinja. Kubasigarana byari ikibazo gikomeye cyane. Kuba mfite umurwayi mu bitaro byari ikindi kibazo gikomeye cyane. Noneho hari no muri lockdown. Polisi mu muhanda, abapolisi mani bamugisha bakora akazi kabo, bavugaga ko buri munsi tugomba gusaba impushya. Buri munsi ngomba kujya mu bitaro bakiga, ngomba kubajyana ku ishuri, abajya ku ishuri, ngomba kujya ku kazi, ngomba kumenya ko bariye. Noneho Mana ishobora byose, ubwo ngubwo niba baramenye ko mama wabo adahari, noneho bararwara. Abatajyaga bashaka petit besoin nijoro cyangwa se ibikomeye, bakajya babishaka bakabikorera aho ngaho. Niga ndabyiga. Umutoya akajya aryama ari uko ambonye, ari uko muhetse. Ndavuga ati Mana ndakubititse. Yararira mu rugo, mbana n'abantu benshi, ariko guhera umunsi wa mbere yagiyeyo yahise yikunguza ararira, akajya arya ari uko mpari mvuye kwa muganga. Ubwo murumva izo saha akaryama ari uko muhetse, nta muheka, akageza saa 8 saa 9 umwana akararira. Abaturanyi barabizi, bajyaga bamwumva. Valentina n'umuturanyi wanjye. Niga guheka umwana, nkamuheka nkajya nkubita gutya agasinzira. Nabo mukuyemo namuryamisha akongera akarira, mwongera nkamusubizamo. Ndwara umugongo, ndagenda ndapfa ndashira. Mu gitondo najya kubyuka, umwe akambwira ati ni wowe mpegura kugira ngo tujye ku ishuri. Bakanga abantu bose nkaboza,
rimwe bakagenda batanoze nk'ikaruma nkabashyiramo bakamenamo tukagenda, ariko ndashimira Imana yuko Imana yabanye nanjye. Yesu nashimwe. Yasanze abana banjye bameze neza babyibushye, numvaga azasanga barananutse ariko yasanze basa neza. Icya kabiri, nawe ntabwo nigeze nsiba kwa muganga, buri munsi nagombaga kumenya uko ameze, nkamusengera nkakora kunda, kuko numvaga ngo umwana azapfa ngo na nyina, nkavuga ati ndashaka umwana wanjye uzaze na mama we ndamushaka. Ndashimira Imana, ntabwo twajya muri detaye, hagati muri icyo kikombe harimo ibintu byinshi twahuye nabyo, ariko nongeye kubona Imana, mbona yuko Imana ikora. Yesu nashimwe. Ku munota wa nyuma finali ukuntu byarangiye, ukuntu finali, reka mvuge finali yonyine, haleluya, nasobanukiwe ya ndirimbo tujya turirimba ivuga ngo Imana yitegereje abanyegiputa irangije ngo ngikura inziga ku magare yabo. Imana ishimwe cyane. Ndababwira ngo Imana igirwana intambara, izi tekinike, izi uburyo burenze bubiri bwo kurwana, kandi imitegurire yayo y'urugamba ni imitegurire idasanzwe. Twageze aho abaganga barambwira bati rero uyu mugore yari afite inda igeze nka hariya, ati noneho ageze mu gihe gikaze cyo kuba ashobora guhura n'ibibazo, kandi ashobora guhura n'ibibazo abantu basinziriye cyangwa se badahari. None panga amazamu wa mugabo we, turabikwemereye nubwo ari muri korona, mujye mucunga yuko hari ikintu kiba. Uzi ikintu twacungaga, reka nyivuge nta kibazo kiri aha ngaha, shima Imana mvuye inyuma. Yagombaga kuva agapfa avuye, niko byari bimeze. Turabikora dupanze amazamu icyumweru. Ku munsi wa nyuma Satani ategura urugamba rukomeye rwo kumutwara. Natashye, uwamurayeho acunga yatashye, abaganga bamaze gukora turu neza, bavuze bati uyu mudamu ameze neza, bagiye mu zindi sare. Nawe amaze gusinzira nyandikira message ati ni saa sita mungemurira iki ngiki ngiye kuba nsinziriye. Agisinzira amaraso baratotse, yaravaga ntamenye yuko yanavuye, ahubwo murabizi yuko umuntu hari igihe akarushaho kugenda. Hava umuntu witwa uyu nguyu, nanjye ubwo nahise ngira gute nsinzira nk'umuntu urara amajoro. Uwiteka yari ahari, yagira ngo tutazashima Imana tugize icyo twitwaza ngo twaracunze cyane. Ntabwo twacunze cyane. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bahise bamujyana muri sale dope, ibyo nibyo bambwiye. Hanyuma bahamagara umugabo witwa Bikorimana ni njyewe. Barampamagara nasinziriye, kandi sinayishyize muri siransi, na telefone nigeze numva. Uwa mbere arampamagara, abaganga barampamagara, abakirina barampamagara, abadogiteri barampamagara, abantu bose barampamagara. Ndasinzira, ndahwekera neza burundu. Baza bakubita idirishya bagira ngo napfuye, bati byuka, bati kwa muganga bakubuze. Ndebye mbona amaperi zigera muri 60. Ndavuga ati Mana yapfuye, mbanzi yiye. Iyo nabanje barambwira ngo umugore wawe yavuye, bamujyanye banguka. Yanteye ubwoba, nagiye niruka, ntago mvuga byose. Ngezeyo nari ndimo gusenga nitira umunwa, nagapfukamunwa sinari nkambaye, ntago nari noze. Niba nari nambaye ntimubimbaze, muzaze mu gikari. Icyo nzi cyo nuko Imana yangiriye neza. Nsanga umugore wanjye nubwo bamuteye generali, nsanga amaraso bayamuteye arabura, bajya gushaka andi, bagira Imana barayabona. Nsanga bamubyaje umwana, bamujyanye muri Neo, nawe nsanga ari mu Kinya, aracyari mu Kinya ntaravuga. Ariko ukuntu finale yarangiye, byarangiye mbonye umugore n'umwana. Rero haleluya, haleluya, ko Jehova jire ko ndamutishimye cyore. Yesu ashimwe, haleluya. Rero reka mbabwire, hari ukuntu umuntu akomesha Satani. Hari n'abantu bavuga ngo iyo ushimye cyane ngo ibigeragezo biraza. Nta muwe Satani amfitiye, nta muwe nanye yapfitiye. Satani nakome, kubera ko mfite abakobwa babiri beza, mfite n'abahungu babiri beza. Yagambiriye kunyima abana, agambirira kunyicira umugore. Umugore nguyu nakome,
bakome kubera ko mfite imfura y'umuhungu witwa Nisi, hagira umukobwa wa kabiri witwa Rafa, hagira umukobwa wa gatatu witwa Shama, hagira umuhungu niba ari bucura ntabwo mbizi witwa Jire, Jehova Jire. Mu nkomere Imana amashyi, muyihe amashyi menshi cyane, yarakoze. Haleluya! Ndabashimira Imana yanyongereye iminsi yo kubaho. Mara iminsi 2 numva umwana atabuja mu nda. Byari ku cyumweru, korari yasohokeye mu cyaha hafi, umugabo arambwira ati ntidupfa ubusa, uyu munsi urasiba. Imbaraga zirabura nyine ndamwumvira. Bigeze ku wa kabiri, nibuka byari mu masaha nka ya 10:00, umutima urambwira ati wagiye kwa Kanimba bakagucisha muri ecography bakareba uko umwana ameze. Nageze barebye muri eko bakajya ukabona muganga we arakora amasinye, umugabo wawe ari hehe? Umugabo ari ku kazi. None ngwino tugende nkubwire muri consultation. Mbese nkabona yabuze ikintu ambwira. Ndabashimira Imana yanyongereye iminsi yo kubaho. Haleluya! Twageze muri consultation, umuganga w'abadamu arambwira ati ngiye kuguha transfer, wihute utanyuze no mu rugo. Wihute hagati yo kumuhima na se hashika nguhe hehe. Ndareba niweho wampitiramo hehe, birangira nyohereje se hashika. Nsohotse mpamagara mukuru wanjye, ntibampaye transfer, bambwiye ko umwana ameze nabi mu nda, none mbigenze gute? Ati reka nze nkubwire, nibonye ndi kwa Nyirinkwaya. Ngeze kwa Nyirinkwaya banshishije muri ecography, barambwira ngo nta hantu na hamwe ngize amahirwe y'uko umwana abaho nanjye nkabaho babasha kumurera usibye Faisal honyine. Nagiye kwibona mbona ndi Faisal. Ngeze Faisal bo babonye ukuntu ngenza amaguru nta kibazo mfite, bampereza akagare bagere kugenda. Yesu ashimwe. Ndabashimira Imana. Bamaje kumbwira gutyo nanditse message 3. Imwe nyandikira Muvunyi, indi nyandikira Roizi, indi nyandikira Baptiste. Niwe ushinzwe amasengesho muri korari. Subizwa na Muvunyi wenyine. Arambwira ati Imana usenga igiye kukukorera igitangaza. Yesu ashimwe. Bankuye mu mwana w'amezi 6 n'igice ufite amagarama, ntabwo yari yujuje n'ikiro. Imana ishimwe. Ndabashimira Imana yishyura amadeni. Ndabashimira Imana yishyura amadeni. Namaze amezi 2 Faisal. Yesu ashimwe cyane. Imana yakoze ibirenze ibyo twebwe twibwira. Yakoze imirimo, yaramureze tuva mu bitaro nyuma y'amezi 2 afite ikiro 1,650. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Byari bikomeye, twari dufite baduhaye facture dutumutwe, ariko Imana irishyura amadeni. Imana ishimwe. Nibuka mu mezi yuko yagendaga akura, najyaga kumva umugabo warasenze ati Mana ndagushimiye ko abasha guseka. Ntirekeraho nta masengesho sinyashaka. Hashira nk'iminsi ntibuse aseke gusa ntaza kamera amenyo yameze afite umwaka n'amezi 2. Yatangiye kugenda agiye kugeza imyaka 2. Ndabashimira Imana ibyo ari byose murumva ko harahigejeje kuko ageze mu mwaka wa mbere. Haleluya! Kuba ageze mu mwaka wa mbere afite imyaka 5 nuko hari icyo Imana yakoze, bakaba babasha kumwemera yarahereye muri maternelle ya mbere. Imana ishimwe. Ikeneye gushima Imana cya kabiri, natwise iyindi nda uwakiri muto cyane. Nagiye kwa muganga ngiye kwivuza bisanzwe ntabizi ko ntwite, muganga arambwira ati unatwite umukobwa. Urumva kugira ngo ubu utazi kutwite banakubwira icyo twise utwite nuko inda ari nkuru. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana yarakoze rero kuko yampaye umwana nawe akavukira amezi 7 n'igice. Nari mfite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, Imana imuha kubaho, ariko amaje kugeza amezi 3 mpura n'ibigeragezo biruta iby'uwa mbere. Umwana akajya abyirisha umutwe gutya, umutwe udafashe. Ndahangayika mbura ubwenge, nkajya mvuga nti wenda buriya ni ibikanu bidakomeye, ariko agejeje amezi 9
ngiye kumukingiza urukingo rw'amezi 9 agahinda kari karanyishe nta hantu namujyanaga uwamubonaga wese yaramazaga ngo yabaye iki kandi nanjye ntazi icyo yabaye ndabashimira Imana muganga yarambwiye ati uyu mwana ni ukumujyana Indera nagiye kwa muganga Indera amezi 4 saa moya nabaga ndi Indera ariko ndabashimira Imana bamucishije mu cyuma mu mutwe ngo babona nta kibazo afite bapima ubwonko babona nta kibazo afite umwana wanjye w'umukobwa arampangayikisha nkajya nibaza ukuntu azajya ahora abyinisha umutwe ubwenge buratakara banyandikiye imiti ihenze agacupa kamwe yanywaga igitonyanga kimwe nakaguraga ibihumbi 39 umwana mbura uko mbigenza ngeze aho nyuma y'amezi 4 ndavuga inti n'ubundi se ko bari kumuvura ibyo batazi uko najyaga nsiba akazi nkamujyana Indera nzindutse niko ngiye kumufata mujyane mu masengesho sinzasubira Indera. Ndabashimira Imana umunsi wa mbere namujyanye mu masengesho nagezeyo ababyeyi bari bahari bose bararira bakajya bavuga ati se uyu mwana mana ari wanjye nanjye ndababaye Imana iramanuka iri mu ijuru iravuga ngo ndamukijije amezi 2 noneho ngira kwizera amezi 2 ku Mana buriya ni nk'imyaka 20 mbese nkomeza ndahangayika ariko ya mezi 2 yashize ntazi ukuntu byashize ndabashimira Imana Imana ishimwe Imana ishimwe icyo nshaka gushimira Imana rero ndashimira Imana yatwongeye iminsi yo kubaho ngiye gushima ikintu kimwe ndetse n'ibituke ndashimira Imana yangabiye kubaho kandi ibyo mvuga n'uyu yamugabiye kubaho ndi umwana afite imyaka 11 ijya kuba 12 ikipe y'abantu yateraniyeho ikipe buri muntu afite umugoro undi afite ubwiribwe bose kandi ibyo bashaka ntawe ubirukana ntacyo bikanga buri muntu wese atema uko ashatse n'uko ashoboye buri muntu wese akora ibyo ashatse n'ibyo ashoboye barangije bajugunya mu ishyamba hano mu mujyi mbabona yapfuye Imana ibona ko nta mwene wacu usigaye uzaza kumura aho hantu irareba buriya Imana hari ibirizi nabwo bitasi ese ko nta mwene wacu wari usigaye wo kuzaza kumuvana aho hantu irahinyuza imanura imvura imanuka muri wa muturage batemeyemo naratangiye kubura
umukene wanjye bakiza imbwiye ibyo bitari kujya gushaka abaganga b'abahanga bazamubaka kuko nari ngize ko imana izantera inkunga ikomeye nuko ndabirukamo uwanyuma nagezeho hariya muri sehashika yitwa dr muneza barambwira ngo w'umuhanga we wa mbere mu rwanda wize ibyo bintu byo kubara abakobwa nuko arangira akarekera turi umwana amaze umwaka ntabwo twabaga umwana ufite ibizami ibisubizo bimaze umwaka agenda usubire muri konsilikasiyo usubire gutanga ibizami noneho uzanye ibisubizo bishya turebe ko umwana ageze nawe tumwigiye tuzamubaye ndagiye ukwezi gutaha hari kuwa kane mu kwa gatanu itariki 8 nzanira rya bisubizo ndarizana bimushyira arandeba aragira ngo afasha umwana wanyu bafite ikihe kibazo nanyumvira kuko aho nahereye ubwanjye ntabwo rero ko ubwonko bw'igihoro icyifuzo ubwonko butarabona aho bukurira none ubungubu bukaba zabadedira zana byose bigusubiramo uko abambere babwiye ariko ntabwo tuzikura muri kompiyuta ndabizi si no gusoma ndabizi ati ndariye ati dore kuva aha kugera hano ubwonko buzakora kuva n'aha kugera hano byabafasha azagaruka tuzagaruka sibyo hanyuma